kuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nkuko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depression diabete n'ibindi ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranya amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi nuvuga ngo aho dufungiye abantu 10,000 ariko twe n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri yaravuze ngo kanaka karasira kayumba cyuma ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo nge rero ndi mu gihano ntazi pe nta cyaha nakoze kugeza ubu ndumwe ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe gukubitwa mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu uburyo gifunzwe ni nguko bano ba apartheid bicaga birabura bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta arabikwibwirira ngo perezida yaravuze nyakinama umwaka ushize wowe wigira umusazuro umuntu mubi mu nyungu zo kutwica sijye nyine dupfa turi benshi ngewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorotera ikindi cya kabiri hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu ningira icyomba ni nko kuraga ariko ntabwo niteguye kuburana ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko igihe nsaba ni kimwe ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya bakabeshya bakubaha amategeko gato nkuko bayubahira abandi kuko deje nk'ubona ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora bati ibingibi ntabwo bijyanye n'ibyo uburana nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana n'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radio bakora ibintu turi mu cyo bita experiment hari amabafure abari hejuru amatara atazima ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte yitwa Violette uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu umuntu nabanye ndi umugore w'umugenerali ntabwo we wananira doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera nge rero ikintu saba niki nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi banyicurubuza ariko byo bampaye umwanya tugira ibyo tubishya ba ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba urumva bakorera ku bintu nk'ibyo ngeze natiye kubisha abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye